Hello everyone, muri video wongeye kubagezaho amahirwe y'akazi kari gutangwa na Yuming International Factory ku myanya itandukanye. Iyi ni kampani y'Abashinwa ikorera mu Rwanda, ikorera i Kigali mu cyanya cy'inganda nkuko muri kubibona ahangaha. So ngiye kubabwira izo positions, ese hasabwa iki kugira ngo applying, bahemba amafaranga ngahe, ese ni ibiki by'ingenzi ukwiye kuba wujuje kugira ngo ube wahabwa aka kazi, ndetse ndakubwira na tips cyangwa se ibintu by'ingenzi wakwifashisha mu kugira ngo ukore application neza kuri izi job positions, ube waba ari wowe ufite amahirwe yo kuba wahabwa imwe muri izi job positions. So rero mu applyinga, duhere kuri officer staff. Iyi job ihemba hagati y'amafaranga amafaranga hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 bigendeye kuri experience ufite cyangwa se na performance yawe. Hanyuma ikintu ukora kuri iyi job, mbere na mbere ugomba ufite responsibilities zo gukora muri office, perform general office duties including data entry and filling. Nukuvuga ngo hari amadata ugenda ufilinga muri document, ushobora gukoresha Excel cyangwa se programs zabugenewe za mudasobwa. Ikindi ugomba kuba managing documents na records neza uko bikwiriye, uzi gukoresha system management. Ikindi ugatanga na support muri administrative team. Hanyuma ibisabwa requirements kugira ngo ube wahabwa iyi job: cya mbere ugomba kuba uri familiar na computer systems, uzi gukoresha systems za computer. Ikindi ugomba kuba uzi gukoresha IBM software ndetse na Microsoft Excel. Ikindi ugomba kuba uri high attention, wita kuri details, wita kuri buri kintu, ukabyitaho, ukaba umwanya, ukaba uzi no kuorganiza neza ibintu, ufite skills zo gukora organization, ugashyira ibintu ku murongo kuri gahunda. Ikindi ugomba kuba ufite good behavior, ufite imyitwarire myiza, ndetse uri reliability, ufite n'ubushake bwo kwiga. So rero kuri iyi job position ikintu ugomba gukora, niba ubonye muri izi requirements zose uzujuje, nta kibazo aho ngaho rwose, isa cyane. Ugomba gutegura noneho ugomba gutegura application document, harimo CV ndetse na application letter. Ibyo byo nagiye mbigarukaho kenshi muri video ngenda mbagezaho uburyo utegura CV yawe neza, ndetse na cover letter ku buryo iba yujuje ibisabwa. Hanyuma ku muntu utazi iyi IBM software, abenshi ndumva ari mushobora kugira ikibazo. Ikintu ukora hano, tip y'ingenzi ya mbere ngiye kubahereza, uraza ujye muri search, wandikemo how to use IBM. haraza kuza IBM user manual. Nukuvuga ngo iyi ni guidance ikwereka uburyo bakoresha IBM. Nukuvuga ngo urayiza kuyifungura uyisome, ibirimo instructions, amabwiriza yose y'uburyo IBM ikora. Ndetse hari n'izindi, si byo gusa, hari na tutorials ziboneka, haba no kuri YouTube muri kubibona ko zigiye ziriho ngo umenye ko wakoresha program ya IBM yifashishwa muri RRI ndetse n'ahandi bitandukanye. So iyi ni imwe muri ibintu, ubu ni mu buryo bumwe mu bushobora kugufasha kumenya ibijyanye na IBM. Ibi rero ntabwo byakubuza kuba wakora application yawe ngo nuko ari ubwa mbere ngo ubonye IBM utarusanzwe yiso. Hanyuma numara kubikurikirana gutyo muri application yawe, wumve utekanye. niba wakwaza, niba uzi kwikoresha, ushobora kubisobanura nkuko nabikubwiye. So application ukimara kubikora neza, wakoze CV na cover letter yawe, uraza kubyohereza kuri iyi email iri ahangaha. Ikindi kandi ugomba kwitondera muri application, ugomba gushyiramo position uri ku applying. Ukavuga ngo ndimo ndapplyingira position ya, ukabisobanura nkuko hano hari office staff, ubwo ni kuraza kubivuga. Hanyuma ubyohereze kuri iyi email nkubwiye. Hanyuma job position ya kabiri niyo bita salesman. Oruso nayo ni job iri gutangwa na Yuming International Factory.
nayo ikaba iri ihemba amafaranga ibihumbi 60 kongeraho ibihumbi 5 bya transport uhabwa buri munsi. So ya buri munsi daily transport, ubwo n'amafaranga uhabwa ibihumbi 60 buri kwezi, ndetse ku munsi bagenda baguhereza ibihumbi 5 ya transport nkuko muri kubyibonera aha ngaha namwe. So ibi ngibi sibyo tugiye kurebaho cyane cyane. Cy'ingenzi hano ukwiye kwitaho ni responsibilities ndetse na requirements. Iyo uzi responsibilities umenya ngo ninjya gukora cover letter ndayikora gute, uragiye icyo ugenderaho. Izi responsibilities ni zimwe mu zigufasha kumenya ngo nimba ndikora cover letter ndashyiramo ibi ngibi. Hanyuma urumva ugomba kuba uzi kwengaginga na customers, ukavugisha abakiriya, ukabaha serivisi nziza, uzi gupromoting ndetse no gucuruza ibicuruzwa bya company, uzi kumaintaining cleanliness and order in sales area, uzi gutegura neza nyine ahantu uri gukorera akaba hafite isuku hameze neza, kandi uzi gutanga raporo ya buri munsi ijyanye n'ibicuruzwa wacuruje ndetse na customer feedback cyangwa se uko abakiriya babyakiriye. So ibisabwa aha ngaha ni kuba ufite ubushake bwo gukora cyane kandi ugatanga nyine umusaruro ufatika. Ikindi ugomba kuba uzi gukora communication mu buryo bwiza, haba uri communicatinga n'abandi. Kurumva iyi job bisaba ko uba nyine uzi communicatinga n'abantu mu buryo bwiza. Ikindi ugomba kuba ufite positive attitude kandi wubaha mu bihe bitandukanye abantu, kuko biba ari byiza cyane kandi ari ingenzi. So ibyo nibyo bisabwa kuri job position. Hanyuma kugira ngo uwapplyingire iyi job, deadlines ya job ni ukuvuga ngo ntabwo ukwiye kurenza itariki ya 8 utaratanga ubusabe bwawe. Hera aka kanya ukibona iyi video utegure cover letter yawe neza, utegure CV imeze neza. So icy'ingenzi aha ngaha muri kubona nta kindi kintu bari gusaba na zindi skills zirenze. Nushaka kuba warasoje senior 6 pa kuba uzi ibi bintu ubisobanukiwe neza. Warasoje senior 6 uyu mwaka, senior 3 cyangwa se indi myaka itandukanye, mwese muri allowed yo kuza mukasaba aka kazi, ariko mukabisaba mu buryo buhagaze neza, mu buryo nibareba CV yawe cyangwa cover letter yawe bazavuga ati uyu mukandidate yitabweho abe umwe mu baba bahabwa aka kazi. Niba utazi uko bakora CV na cover letter neza, ujye muri videos nakoze ubushize kuko nagiye mbisobanura. Ariko ubaye n'ubu ngubu ufite ikibazo cy'uko utabizi, utabisobanukiwe, ushobora kwifashisha comment ukatwandikira tukaguhereza. Ushobora kwandika muri comment ijambo CV and cover letter, hanyuma nkaguhereza template igufasha ikuguidinga kubikora byoroshye bitakugoye cyane. So icyo nababwira ni ukubabwira ngo amahirwe masa kuri mwebwe mwese mugiye kugerageza aya mahirwe. Kandi niba wari mushya kuri channel yacu, nibagirwe kugenda usige ukanze subscribe kugira ngo wiyandikishe mu bazajya bahabwa amakuru y'ingenzi nk'aya ngaya. Ikindi usangize na bagenzi bawe iyi video kugira ngo mwese mubashe kubona amahirwe yabagirira akamaro.